ese umutozo ukora iki? Ngaho mbwira umutozo ukora iki? Twandikira igisabo. Urabuzi se umutozo? Oya. Ndetse nkubeshye. Ntandayo. Nimba warakinnye n'iby'abana By'abana ntabwo byabura. ngaho twibwirire. Kuvuka kwanjye ntabwo mbizi. Ubwo natashye abanyeshuri banserereza. Ubwo bamaze kunserereza nanjye umva nararize numva no gushaka kuko nigaga igitondo n'ikigoroba no gusubira numva. Turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana mwe mutwumva muri mu nshe zigiye zitandukanye, abari mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese mbateye yamwe ngende KB Mix nk'uko bisanzwe. Iyi ni Kabu Nation. Mu kiganiro rero tuba turi kumwe n'abaterankunga batandukanye. Aha hondi ni kuri Comfort Villa, ni Ikirehe ku muhanda neza ujya Rusumo uturutse Kigali, cyangwa se ku muhanda ujya Nyakarambi gato cyane uturutse Rusumo. Kandi mu kiganiro tuba turi kumwe na Claude Phone Tech, ugufitiye ibyuma bya electronique, agukorera telefone z'amoko yose, agufitiye ibikoresho bya StarTimes ndetse n'ibindi byose ni kwa Claude Phone Tech. Kuri mikoro rero cyangwa se kuri kamera za Kabu Nation turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane cyane, muri kubona ko kiryo ratangira twibwira hanyuma. Muraho neza? Muraho. Meze mutese? Tumeze neza cyane. Waramutse? Waramutse neza. Waramutse utese? Waramutse. Igitondo cyiza. Yego nawe. Ndakubona umeze neza. Ndagerageza. Ndagerageza. Hari akaririmbo kera twajyaga turirimba ngo mbe kanyamanza keza ngo ko mbona wishimye, ngo niki cyabiguteye? Wowe niki kigutera guhora wishimye bene ubwo nguko? Nuko umunsi waramutse neza. Noneho hari igihe uramukira iburyo n'ibumoso ku buryo kwishima bitakuranga. Yego habonetse wenda nk'ikintu numva kitanshimishije cyangwa haramutse nabi, nabonye inkuru mbi. Yego ubu ntabwo nakishima. Okay, ngaho reka twibwire abadukurikiye kugira ngo n'abakubonye ubwa mbere kuri kamera za Kabu Nation baze kumenya ninde turi kumwe. Nitwa se Clarisse. AKA kundwa muri filime Uha. Bamwita Avuze Clarisse cyangwa se umwite kundwa muri filime Uhaha. Urakaza neza kuri kamera za Kabu Nation. Murakoze cyane. Aha. Ngaho re twibwirire amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Twari twarakubuze. Wagiye? Ndahari. Ndahari ntabwo nabuze. Amakuru ya Rugwiro. Rugwiro naramubuze. Rugwiro waramubuze? Iyo ahubwo mwamushyize. Wamuburiye he wana? Naramubuze. Okay. Mikiraka mushake. Mushake? Urashaka ko ngwangaye? Ikiganiro cyawe kiba kiryoshye cyane, nta gaseko gusa. Nawe urabibona. Ngaho nyibwirira. Ni ryari impano yo gukina filime yakujemo ukavuga uti ndeka mfata umwanya njye gukina filime? Ni ryari mbese wumvise ko gukina filime bishobora kuba ari ibintu byawe? Kuva kera nahoze nkunda ibintu by'amafilime, ibintu by'indirimbo. So numvaga abantu nyine babikora cyangwa se nkabona nareba nka filime nkumva ndayikunze. Numva nanjye nabikora nkumva ni byiza. Ukumva ni byiza? Kera nyine navuga se nkitangira guca akenge. Kera hawe harya ni ryari ubu? Wenda guhera muri 2007 kuko nibwo numvaga nyine narebye ikintu numva ndagisobanukiwe cyangwa ndagikunze. Ni ryari wagiye kuri kamera bwa mbere? Kuri kamera bwa mbere? Umuntu asanzwe ajya kuri kamera bitewe no kwifotoza. Ugiye gukina filime cyangwa ugiye ku kintu kiri butume cya entertainment, kibe indirimbo kibe filime? 2017. Hari mu kirere? Hari mu ndirimbo. Reka da. Yego. Iyihe se? So nikubwire. Yimbwire.
yibwira abadukurikiye nabo bajyeho barebe ukuntu wari umeze icyo gihe. Yitwa Paganation by Messenger. Messenger. Yego. Messenger turamuzi muri uru Rwanda, ameze neza. Uramuzi? Yego, ni umuhanzi. Okay, nuko rero ni ryari waje kugaragara noneho uri muri filime? Ndi muri filime 2020. Ubwo wahise ukomereza muri uhaha nyine? Yego. Okay. Niki cyagutonze bwa mbere ujya kuri kamera? Amasoni. Nafite isoni. Azubwo niki cyaguteraga isoni? Numvaga ari ibintu bikaze. Numvaga ari ibintu bikaze nyine. Ibyo byonyine ureba umuntu ariko amagambo akabura cyangwa se ibyo ukora uko wari usanzwe yize ukibura. Yego. Ababyeyi bawe ntibakomereye nawe munsi bya kuri kamera? Basanzwe bazi ko mbikunda. Ntabwo nta kibazo bagize. Mu buzima busanzwe se, ubusanzwe ibintu bya entertainment byumva ute? Ubusanzwe akenshi hari igihe iyo nk'umuntu akubonye wagiye muri biriya bintu, hari ubwo agufata yenda nk'ikirara, nyine akagutangira kugufata nk'ikirara se, cyangwa akagutangira kugufata nawe ngo uko wagiye oya no, umuntu wakoze ibindi bintu byose n'impano yawe. Hari ababyeyi benshi bafatirana impano z'umwana ngo wenda bigiyemo byamugira ikirara, byamuhindura, oya ikibazo biba bitwaye, kuko umuntu yarangiza ibyo akora ahitaha ubundi akareba igikorwa se yakoze cyageze kimeze gute, ni cyiza, nakomerezaho. Ababyeyi benshi baba bafite impungenge ivuga ko umukobwa wagiye mu bintu by'imyidagaduro abahungu bahita bamuboneraho. We ntabwo ariko byagenze? Oya, ntabwo ariko byagenze. Byagenze gute? Kuko nari mfite icyo nshaka, nakoze nyine nabigiyemo ndakina nk'uko bisanzwe, aba ari nk'uko ushobora kujya hari ugakina umupira w'amaguru. Yego, nta kindi kintu kibayeho. Ukabikora nk'ubikunze? Ukabikora nk'ubikunze. Okay. Aha, reka twikomereze. Watubwira ubundi amateka yawe? Reka dufate nk'iminota nk'itanu, ntacyo bitwaye. Utubwire kuva uvutse kugera none. Ko numva bazi iki kibazo gikomeye. Ntabwo gikomeye? None se ntubyibuka? Nimba warakinnye n'iby'abana? Iby'abana ntabwo byabura. Ngaho twibwirire. Kuvuka kwanjye ntabwo mbizi, gusa nzi ko ndiho. Ni ukugera ku isi? Kuko mvuka sinamenya nimba narize cyangwa ntarabize, kuko nzi ko umwana iyo avutse ari. Ariko kuva navuka nyine Clarisse kuva yavuka naravutse nize inyoni, nize guhera mu wa mbere kugeza primaire, nongera guhera mu wa mbere secondaire ndayirangiza kugeza senior 6. Nize ibintu bijyanye na computer science. Yego. Mashini yanjye yagize ikibazo, nzagutumaho. Yego. Ubwo n'abandi bafite ibibazo byayo barabe babyumva ko hari. Yego, ni ibijyanye finance nyenda bishoboye. Aka kanya ari gukora iki? Aka kanya Clarisse ari gukora iki? Aka kanya? Bijyanye no muri primary bisanzwe. Okay. Ni ryari mu buzima bwawe waba warinjiye mu rukundo? Ego. Subunda 2017. 17? Ariko nyine mbere yaho uvuga ko ntari nduri naba ntaragiye kuko nabonaga babimbwira, ariko rwanyabyo nanasobanukiye ibyari byo ni 2017. Reka da? Nuko 2017 nyine ubwo nibwo nemerewe ko umusore se yitwaje iki kugira ngo agutsindire? Ntabwo yatsindiye kuko ntabwo turagira icyo dukora. Donc ni irihe jambo yakoresheje kugira ngo nawe umubwire ko umukunda? Yari amaze igihe, twari tumaze igihe abimbwira bitewe n'ukuntu namubonaga yitwara, akamba hafi nyine, nagakumva hafi nyine bya bindi bivuga wenda ngo amafaranga ikime, oya ntabwo ari byo, wenda kumva hafi se nishimye nawe ibintu nk'ibyo. Akaba azi ibyishimo byawe? Akaba azi n'umubabaro wawe? Aha.
nuko nyuma mbona n'ubu nuko kuvuga ngo uwo muntu wagukunze 2017 na n'ubu niwe muri kumwe si ukuvuga ngo niwe turi kumwe ntabwo bigerura ko haza n'undi ariko wenda wowe ngo niwe ntangahe icyitegererezo niwe njya numva ari sawa kari we mwagiranye ibihe byiza kuko nta uranamukumbura aracyari umusore se cyangwa yarubatse warutubwiye ngo wize ibijyanye na maintenance ese hari nk'abantu mwagiye mwigana ahantu hatandukanye haba ari hehe na hehe na hehe kugira ngo n'abantu mwiganye nabo bazi kumenya guhera mu wa mbere kugeza primaire nyine ya mbere kugeza mu wa gatandatu nahise bizwandera mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatatu nyine tronkom yose nahise Gahima Agape Secondary School nyine guhera mu wa kane wa kane nabize muri aparode ariko muri aparode impamvu nza kuhava bitewe n'uko ntago nyine hanshoboye cyane bitewe na klima yaho ntago hanshobokeye hanyuma ubwo narangije muri SM Musambu kuri segonderi de Musambu Ingoma mu buzima busanzwe kundwa iwabo nahaganaye mu buzima busanzwe ubwo ni Gikondo abe Gikondo reka tubatere peace bigenze uko ntacyo bitwaye